bana b'iwacu i Rwanda nimuze twibuke twibuke jenoside yakorewe abatutsi rubanda banyimye amatwi ngo akenshi jye mvuga ishavu ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse imbaraga z'u Rwanda ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse amababa y'inuma yanjye ijoro riba ruba riraye babakiriye kandi twamenye ko muzaza numva urugendo rwababereye rurerure cyane ariko ntabwo ari kure ifite imihoro n'imbunda ariko mu ntangiriro ntizari nyinshi ku buryo kugera mu mpera z'ukwezi kwa kane abasesero bashubije ibitera inyuma ariko interahamwe zo zari zigiye kongera gupanga bundi bushya kugira ngo zizacize noneho zije kubamaraho interahamwe zo ku Gisenyi Ruhengeri Cyangugu na Gikongoro n'abasirikare kugira ngo baze mu bisesero bazanye n'imbunda ziremereye zo kugira ngo bamereho abasesero kwa kane kugera ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu ibitero byari byarahagaze itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu nibwo haje izo nterahamwe zose zituze Gisenyi Ruhengeri Cyangugu mu Bugarama no ku Gikongoro hari n'impunzi z'abarundi zari zarahungiye ku Gikongoro zose zizana n'abasirikare benshi baze kumara abasesero bageze inaha abasesero aho bari buri wese ahakikisha ngo ageze ku Muyira kuri uwo musozi wa Muyira interahamwe zirangije zibagotera hagati interahamwe zaturutse Gisenyi na Ruhengeri zambaraga ikibabi cy'ikirayi murabizi ko bira bice bahinga ibirayi izaturutse ibi bice bya Cyangugu zambaraga ikibabi cy'ikawa izaturutse hano inyuma ku Gikongoro zambaraga ikibabi cy'icyayi buri wese bambaraga ihingo kijyanye n'icyo bahinga ku buryo n'umusesero wagerageje kwibona kare nawe akambara icyo kibabi ntacyo yabaye ubundi abasesero ko barwanaga abasore bajyaga imbere kugira ngo batabarasa bararyamaga kuri uwo musozi wa Muyira abandi bakajya inyuma ngo baze kubahereza amabuye hari umusaza umwe witwa Birara yafashe responsibility aravuga ati nta mpamvu yo ngo dupfe nk'inyamaswa bari baramuhimbye komanda aborganiza uburyo bazajya birwanaho noneho ibitero byarazaga yabona kubona begeranye akababwira ati mwivange bakivanga ufite imbunda ntabone uko arasa noneho n'interahamwe zabona zimaze gupfamo nyinshi zikirukana uwo munsi rero interahamwe zaraje zirabagota zishinga imbunda kuri aya mazu mureba hariyo hakurya zishinga imbunda za mota zikajya zibanagamo amabombe bo bari ku musozi hakurya babandi uko baryamye bategereje ko interahamwe zibegera na wa musaza ari kubakamandinga bombe bakabone baciye hejuru giye kwice inyuma abana n'abagore n'amatungo umusaza abona ko intege zabo noneho zitakibashije kurwana nabo bicanye nibwo yabwiye abandi ati biracyize turapfusha yashibutse kwishafu abantu babona umwanana w'insina bakibagirwa inguri abantu bavoma amazi y'iriba bakibagirwa isoko banyibutse ikiremwa muntu gitinya kwibuka ngo nuko amateka yacyari mabi amateka nubwo yaba ari mabi tuzayavuga uko yabaye amateka nubwo yaba ababaje tuzavuga amazina yayo kuko ariho tuva twe
Aha nitwa Dr Ndabage Eugene n'abandi vice recteur academique w'Umutara Polytechnique. Urebye muri rusange kwibuka ni igikorwa cya muntu, ni igikorwa yewe n'abemera Imana kwibuka bahora bibuka. None twahisemo kuza hano mu Bisesero kugira turebe abacu batuvuyeho tukibakunze, batuvuyeho tukibakeneye, kuko hano hantu uza amateka yaho ni maremare. Hari n'izindi nyibutso zihari mu Rwanda, ariko twahisemo tuze hano kugira ngo natwe turebe abacu aho baguye, aho bazize akarengane, kugira ngo dukomeze kubibuka kandi kugira ngo iki gikorwa kibi kitazongera kuba mu gihugu cyacu. Ni nacyo gituma twashoboye kuzana n'abanyamahanga benshi dukorana nabo kugira ngo nabo barebe aya mahano yagwiriye igihugu cyacu, n'abandi bagerageza kuyakana bagende bababwire bati bya bintu byo byabaye ukuri abadusobanuriye neza hano ni ibintu byabaye, amahano yabaye, buri wese yakabaye ayamagana, yaba umunyarwanda, yaba umunyamahanga, yaba umwana, yaba umuntu mukuru. Kimwe muri byo nico nyine kureba umunyarwanda nyawe yakabaye akora icyo ashobora cyose kiri mu bubasha bwe kugira ngo umunyarwanda agire amahoro. Kubona umuntu urwanisha amabuye n'icumu kandi abamurwanya bakoresha imbunda n'izindi ntwaro zikomeye, ariko akanga akitanga akavuga reka ndengere abanyarwanda, reka ndengere abana b'u Rwanda, ni igikorwa abana bacu bagomba koko gushyira mu bikorwa. Ni igikorwa n'umuco bagomba kwitoza bakabimenya, yaba misi mibi yaba misi myiza, ahore ashira umunyarwanda n'umuntu muri rusange imbere. Twiringire Intwari Justin, abandi coordinateur wa ARG Umutara Polytechnique and Nursing, umuryango w'abanyeshuri barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata biga mu Mutara Polytechnique. Mu by'ukuri urwibutso rwa Bisesero twararwumvaga, ariko tukumva urwibutso rufite amateka yihariye atandukanye n'ahandi, aho ari Abatutsi babaye intwari cyane bakirwanaho kugeza ubwo intege zaje gucika bitewe n'uko yaba interahamwe zabafatanyije n'ingabo z'amahanga kugira ngo babashe kubakuraho kubamaraho bose, ariko uburyo bashe kwirwanaho n'ubutwari bukomeye cyane. Twifuje gusa gusura urwibutso kugira ngo tumenye amateka nyirizina yihariye y'urwibutso rwa Bisesero. Kuba tuhavuye rero ikintu cya mbere tuyigiye twebwe by'umwihariko nk'abanyeshuri bacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Isomo rya mbere tuhakuye nuko nk'uko insanganyamatsiko nabivuga ngo twigire ku mateka twakajeho hazaza, ubutwari bageze ku kwirwanaho bakarwanya ikibi, natwe twumva ari cyo kivi tugomba kuza cy'abacu bagiye batushije, tugomba kwirwanaho tukarwana n'umwanzi wabo bakagera hose ku buryo Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda itakongera ukundi, tuganira kuba kandi tukabaho neza, nibwo butwari nyabwo tunabahisha agaciro.